Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'intumwa yahoze ari umwigishwa wa Yesu ariwe Matayo. Dusome igice cya 16 umurongo waho wa 21. Matayo 16:21 haranditse ngo Yesu ahera ko yigisha abigishwa be ko akwiriye kujya i Yerusalemu akababazwa uburyo bwinshi n'abakuru n'abatambyi bakuru n'abanditsi, akicwa akazazurwa ku munsi wa kangahe? Wa gatatu. Dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Dusome igice cya 4 umurongo waho wa 14, page 182 rwafite Bibiliya yera nk'ingiyi. Abakorinto ba kabiri 4:14. Ijambo ry'Imana yavuze ngo tuzi yuko yazuye umwami Yesu izatuzurana nawe kandi izatwishirana namwe mwakene ijambo ry'Imana. Amen. Nijoro twize ijambo ry'Imana rivuga ku mbaraga z'umuzuko. Navuze ko imizuko iri mu bice bitatu Bibiliya nk'uko bigaragaza. Umuntu ashobora kuzuka kuko umubiri n'umwuka byatandukanye. Imbaraga z'umuzuko zakora umwuka n'umubiri kongera bigahura, akongera akaba muzima. Hariho ababyeyi benshi bagiye bapfusha abana babo bagasenga umwana akazuka. Eliya yazuye umwana w'umupfakazi. Ibitangaza byinshi muri Bibiliya bigenda byerekana umuzuko w'uburyo bwo guhuza umubiri n'umwuka bikongera bikabumba. Hakazaho umuzuko wo mu Befeso 2 aho ijambo ry'Imana tubwira ngo namwe abari bapfuye bazibya n'ibicumuro Yesu yaratuzuye. Uwo nawo ni imbaraga z'umuzuko zo ku muntu apfuye mu buryo bw'ibitagaragara, Imana igakoresha imbaraga z'umuzuko ikamubohora ku ngoyi z'icyaha runaka. Hakazaho n'umuzuko wa kabiri w'abantu ngo bazaba barakiranutse ku giti cyabo Yesu amaze gutwara, amaze kujyana mu ijuru abamwizeye, abandi bazasigara ku isi bazicungura bo ubwabo. Abo ngabo bazicungura niba bishobora, bazapfa nibamara gupfa bazuke, habeho icyo bita umuzuko wa kabiri. Ndashaka kugira ngo dukomeze ku mbaraga z'umuzuko rero. Bibiliya Yesu yigishaga abigishwa be buri munsi buri saha yuko igihe kimwe azapfa akamara iminsi 3 mu mva, ku munsi wa gatatu akazuka. Bwira mugenzi wawe ngo uzi ko kugira ngo imbaraga z'umuzuko zize bisaba igihe. Kugira ngo imbaraga z'umuzuko zikore bijya bisaba igihe. Icyo gihe kiba ari igihe cy'umuntu kugira ngo abe ahantu hamwe yagakwiye kuba ari. Yesu amaze iminsi 3 mu mva, abari baramwizeye nabo yari yarigishije, nabwiye ko bari bafite ubwoba n'agahinda kenshi k'ibyo umuntu bari bizeye ko ashobora kuba yarababwiye ibintu bijya byexpira. Bivuze ngo kuzuka imbaraga zituma ibyexpiye bisubirana ubuziranenge mu izina rya Yesu. Umuntu ajya mu buzima runaka ibintu bikexpira. Ndabizi ko hari abantu bafite amashuri asa nka expiye mu gihe barimo. Hari umuntu ufite lisansi cyangwa diplome cyangwa izindi mpamyabushobozi zarambitswe ahantu, ugasanga umuntu yarize ariko nta kazi agira. Ibyo biri munsi y'ububasha bw'icyo bita iki? Urupfu. Ariko imbaraga zo kuzuka iyo zaje, ibyo bintu byongera kugira ubuzima ndetse n'iki n'agaciro. Ijambo ry'Imana dusomye Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto yashaka kugira ngo ritangire ryizerere mu mbaraga z'umuzuko. Aravuga ngo yazuye Yesu Kristo natwe izagira gute? Izatuzura kandi izatuma twese tuba hamwe. Bivuze ngo itorero rihujwe nuko ari abantu bakira imbaraga z'umuzuko. Ijambo ry'Imana aravuga ngo nuko nimugende nk'abantu b'abazuke. Bivuze ngo ubuzima bw'umukristo bugomba kugaragaramo intsinzi, bukagaragaramo icyizere, bukagaragaramo n'imbaraga zihindura ibishaje kuba bishyashya. Izo mbaraga z'umuzuko zongera kugaragara mu gitabo cy'umugabo witwaga Yobu. Haranditse ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyakongera kikagira gute? Kigashibuka. Naho imizi yacyo yaba igize gute? Yarasaziye mu butaka. Iyo cyumvisha amazi kirongera kigahembuka kikagira amababi meza y'ibitonome kandi kikagira imbuto nyinshi kuruta izambere. Baturirimba imokrari ijambo rivuze ngo dore imbaraga zatumye Yesu apfa akanazuka akampuza na se. Kuzuka kwa Yesu byashyizeho isano ikomeye hagati y'abantu n'Imana. Bavuga ko impamvu umusaraba uri mu kimenyetso cya please ngo nukugira ngo Yesu agaragaze ko yarimo arahuza Imana n'iki n'abantu.
imbaraga z'umuzuko iyo zitaba, abakristo benshi ntabwo twari kwizera, kuko mu bihe byinshi byagiye bitandukanye isi yagiye ihura n'abantu bitwa magician. Bari bafite imbaraga. Nababwiye umumagician witwa Angel afite imbaraga, bafashe fitiri kugendera hejuru y'amazi. Itorero ry'Imana rigomba kwakira imbaraga z'umuzuko, kuko nyuma y'umuzuko nibwo umuntu yakira umwuka wera. So Imana idufashe muri iyi minsi abakristo batangire bagendere mu cyo bita imbaraga z'umuzuko. Duhindure intekerezo zacu tugire umuzuko. Ikintu cyiza cy'umuzuko, umuzuko uzana icyubahiro, umuzuko uzana ubutsinzi, umuzuko uzana kubaturwa, umuzuko ukazana gukizwa no gukira. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore umugisha Imana itanga nta muvumo ijya yongeraho. Tujye gusenga Imana, ariko Imana dufashe muri minsi itorero ry'Imana ryakira imbaraga z'umuzuko. Ufite ikibazo ugenda ukibwira Imana, ubwira Imana ati Imana, nanjye uyu munsi ndashaka kugira ngo bino bintu bigaragareho imbaraga z'umuzuko. Imbaraga z'umuzuko nibyo bishyira mu icyo bita coordination with angels. Mareka b'Imana bakunda gukorana n'imbaraga z'umuzuko. Iyo imbaraga z'umuzuko zigiye gukora, ijuru ritangira kugendana n'umuntu. Umuzuko wagiye ukorana n'umugabo witwaga Elisa, umuzuko wakoranye n'umugabo witwaga Eliya. Ijuru ryagendaga riba gusa hose bajyaga. Niyo mpamvu umunsi Yesu yazutseho gutunguka kumva, nta kindi kintu bahasanze abamarayika bababwira ngo mwishakira umuzima mu wagize gute, mu bapfuye. Ijuru riba ryatangiye gukorana n'abantu. Nibwo bwa mbere abigishwa ba Yesu babonye abamarayika, ko imbaraga z'umuzuko zari zakoze uwo munsi. Reka masabe maguke dusenga Imana.